sorry nari nibagiwe waya nari nibagiwe amvana hiterabwoba n'icyokere ntabwo umutigito w'inyo waje gukundura wese hari umuntu uza akase ukunda kwikora ku mabya ndekura vuze ngo iki se uri mu biki nyine kugukame sabanda bamwira kumfatura nana bigusabye bituvuga Imana yadukuye basi mujye mufa guconga n'amwe ikintu cyitwa umugeri mujijishirizemo kuko aho twavuye turahasa mana yanjye ntabwo wigereye mu nzu ntabwo bibonye ko twababaye nyine ubusa shabura ndabyanga byari byo koko n'ubundi gutaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze ubana arimo papa wawe mutabaruka nonyebiye rinete ntabwo uzambaye sigiye ntabwo ziri hano ariko uyu munsi noneho uyu munsi oya reka zikireho ureba isukari yawe wasanze iri kuri kangahe yari yarangiye wasanze isukari bagusanze isukari umuyobozi wa igisiraje yataza kwaba oya ndakubajije basanze isukari iri kuri kangahe ureka ko basanze iri kuri 400 igihe kandi ahandi igeze ku kiri 1,000 babaza aririmba nk'iki amasupasitasiyo madafaka maseti yarinda none kubera ari umusore mwiza uri mu kigo ahantu hose nagiye niga nabaga ndi umusore mwiza mu kigo cyose abana bandwanira wize muri parike ariko amakuru y'iminsi ni meza nyitegure kugeza inkwerano sayo ko itari murambaza iki ahubwo imyiteguro igeze mu nzira wahindutse igihe cyose ubukurura ariko se ubukuru nsiza akantu kaza kakabogoteramo hano wahazangeza wazahamugeza kwaje kwapura ari ikintu wayaguzemo ari umupira wayaguzemo ari inkweto wayaguzemo nibyo nyine ariko se mayi ya ntago mufasha ku ngufu oya kandi no mu kiriziya padiri aravuga iti muhana amahoro ya Kristo kandi namwe muyahorane bayahana gutyo